Jesus Christ. ntabwo ari wowe Ikiri cyane ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe wagurije abana banjye kujya ku ishuri sister bana we yes we ikibazo cy'ikaritsiye abantu ziradutunga nagera ku kabari umuyobozi yaradutunga uyu mugore ibuka ibintu ankore aho ndembe umva di umva ntago nayavuga wapi ntago nayavuga ibi bintu birananiye umugura ngi ahantu rwose ahantu ni heza cyane kabisa natekerejeho rwose rwose nk'abantu ubona tumye ibitabo mbona bakabinyohereza ntiwasanga abana babura ikintu kibafasha inyigisho reka nze buriya nongere mbatelefone rero ndaje kazi bampaye noneho umeze nk'umuntu ubyaye rimwe koko azajya ku ishuri kumara iki ako cyakora iriya nama nimbi namugiraga kujya ku ishuri ni byiza nta kibazo nanjye mbona ari byo bikwiriye kumureba mubwire ko kujya ku ishuri ari byiza ahantu ngiye rero ngiye kwa mudugudu kuzanayo mikorofone niba ari mikorofone kugangurira abaturage kuza mu nama kugira ngo abatubuzi batazongera kudutubura nk'iki ahubwo nawe ni ukugera wenda niba uri bubone umwanya ukaza Igoroba rero ngiye ku ishuri ndebe ko nakwigisha abanyeshuri ko bazatsinda ibi bivugirwa mu nama nanjye ndi bubyumve ariko rero buriya butubuzi bwatuburiye abantu benshi abanyeshuri ntabwo baje kwiga cyane sisita rero akazi keza nanjye reka ngende nkomeze gukangurira abo baturage bubahiriza amategeko ya midugudu njye kureba wa muvandimwe wanjye derukana duhura na wa mutubuzi avuga ngo azabishyura njye kumubaza niba hari icyabamare ariko sinamenya ikintu azamumarira kiriya kintu ni igisambo ngaho ahubwo se si uyu wirutse umenya none aho rwose ndahakora akazi keza cyane kuko nanahashima nageze hano kuri sitasiyo y'amabuye mpakora akazi n'abaturage baho barebera abayobozi bo barashima ariko aha hantu ngeze noneho ngiye kuhakora akarenze kurwo no mu rwego rw'igihugu ruzashima rukangira uwa mbere ngiye afana noneho ahantu ngeze ngiye kuhayobora neza amaringaniza barambwiye ngo hari abajura hari ibisambo ariko byose ngiye kubishyira ku murongo noneho nzabona ipeta rirenze iryo nari mfite ariko ngira akangono nko kubera iki ngurirwa igitenge yiyahure ngurirwa inyama asare nzakotora umugore nzamukuramo inyama yo kotsa nta bintu byinshi azangirira amashyaragereze hehe ntabwo uyu mugore ibuka ibintu ankorera ambuza kurya inyama ambuza kugurirwa igitenge cyiza nzamufata mushyira ku ivi ribi izaze ariko se wamutubuza uko yatumyeho ngo ninzambwire ubundi arambwira iki ubuse ni amafaranga yanjye agiye kumpa cyangwa ni ubujajwa agiye kumbwira bwo muri iyi minsi abagabo basigaye bajajwa ukagira ngo babaye abagore koko se reka nze ngende ariko nisanga ari ubujajwa arambona urabona ikibazo cy'aba mutubuzi gusize ibintu yakoreye abantu kugira ngo abaturage bongere bagire icyizere ngomba kubishyura ufatanyije n'umuryango w'uriya mutubuzi ikintu ngusakira urakizi se
rero umuyobozi ubushize wari wakemgeyeho wari wambwiye ko nza gufata megafone ngatangira kubibwira abaturage. Rero kuje tugende njye kuguha megafone ubwira abaturage ko ari inama mu kibuga. Tugende nta Amafaranga yabo yose bazarara bayo. uyu mutipe ino niga ngiye kureba nindamuka mubonye ntago yambwira ngo njyewe ngo yampaye kibiri sisite we akimuhaye. njyewe nindamuka mubonye agomba kumpereza amafaranga yandi kubera yuko umufuka w'amasaka yarawuriye, uw'ibishyimbo arawurya, telefone arayijyana. nindamuka mufashe uko iki gisheke kivunitse ndashyira ku ivi ndamuvunamo kabiri, ndamukubita nk'uwica inzoka. nishaka asubira inyuma kuko aho ngenda bizi sinamusangayo. yigeze umutubuzi, ubu ngubu yagiye no gutuburira abandi bantu. ngaho ababyeyi, amashakoshi, amatelefone, ibikapu, ngaho zariza kadutu n'iki kiraguye. nimufata ndamwereka aho ndembe umva ariko yewe Gwiki aho nasoni ufite ubwongo ngo ako se nibe kiba kibitoje ku muhanda kwirirwa mureba abantu batambuka ngo muri kureba amabuno yawe nasoni si ko ari byiza Imana iba yarabaye ngo ubwo amabuno arebye ubona ntiyashimishije ku mumeze ubwo amabuno niyo wahisemo basi n'inka nzayiza. apana ntabwo ibyo ingege iwacu ntabwo ibyo bihaba ahubwo reka ni wintinza mu mayira ndumva ibyo uri kuvuga ntabwo ndi kubyumva. Ugiye hese basi mfite gahunda nyinshi we ntabwo wantangira uri kubona ngaho tugende. ari bwa buraya bukwiye kugenda Teregete muri aho muraho neza. amakuru Kuri neza. twaraburanye mperuka nza ku kigo iwawe nje gushaka umwanya w'abanyeshuri ariko noneho rero Umubyeyi we wanshakiraga mfite ikibazo abana bacu kuva bagera ku kigo iwawe nimba ari ikibazo cy'abarimu nimba ari ikibazo cy'ikigo mbona abana basubira inyuma niba barakoze amagenzura ngo urebe nimba abarimu baba barakoresheje ikizami gikwiye simbizi kuko abana bo kujya imbere barasubira inyuma cyangwa cyaba ari ikibazo cy'agashahara kabaye gakeya. ntabwo nzi ko iyo kibazo gihari rero kubera mba mpuze ndi mu kazi kenshi usanze aribyo nibazaga hano natumije ibitabo by'imfashanyigisho z'abana ariko iyo kindi ntabwo nari nkizi ubwo ndagikurikirana kugira ngo ndebe niba ari ikibazo cy'abarimu cyangwa se niba hari ibindi bibazo bindi bihari ndabikurikirana. Ikibazo kimenyekanye rero urakoresha igenzura abana bacu bitabaye ibyo twabimura tukabajyana ku bindi bigo kandi guhora twimura abana ntabwo ari ngombwa. Igenzura bitabaye ibyo ngibyo abana bacu turabimura tubajyana ahandi ngaho kandi uzagenzura cyane rwose icyo kibazo ntabwo nari nkizi rwose